asifiwe. Haleluya. Shimye Imana kubwo kubana namwe muri kano kanya, kandi mwakoze kubw'ikaze mwaduhaye, natwe tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina ryayo. Amazina ni yayandi Pasiteri Mugabo Alexis, umwe mu bashumba ba hano. Dushimye Imana kubana namwe muri aya materaniro. Sinajyaga nza muri rino teraniro kandi bishaka n'igihe umushumba mukuru yigeze kuza, nzi yuko twari twavuganye yuko tuzana ngira ibimfata hano, ariko ndashimye Imana yuko bashije kuboneka muri kano kanya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi bishimiye kubakira hano iwacu. Ntabwo twishimishijwe nuko babakingiye, oya, siko mvuze. Shimishijwe nuko mwabonye aho musengera mu gihe bari babakira, kandi shimishijwe yuko mwaje mu maboko meza y'abashumba beza babakunda mu izina rya Yesu. Imana nibahe umugisha. Evuze Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tatutwara umwanya munini kugaragaza amarangamutima yacu. Munyemerere tuvuge ijambo ry'Imana, turabizi yuko kabari akanya gatoya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kanya ni gato, tuyahindure tuvuge make. Muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 22 umurongo wa 45, 22 umurongo wa 45. Nihute n'urupapuro rwa 88. Shimye Imana kuza murimo muhashaka nkabana n'abashumba, inshuti zanjye bamwe igihe kirekire cyane. Abandi ni abayobozi banyoboye kandi tubana neza, bigiraho cyane na mushumba muntu. Shimye Imana rero kubana namwe mwese. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Navuze ngo amarangamutima ndashaka kuyafata cyane, twavuga Yesu niwe ukwiriye kuvuga. Luka 22:45 na 46. Dusome. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutagira gute? Tajya mu moshya. Dusome mu Batesalonike niho tugiye gusoma. mu Batesalonike ba mbere ibice n'ubundi ni 5. Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17 gusa niho tugiye kuvuga. Urupapuro rwa 208. Nahageze ngire ngo dusome. Musenge ubudasiba. Nashoje. Avuze ngo iki? Bongere ngo dusenge ubudasiba. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nacyo mwaba mukinguye amadirishya yenda bakagabanya mikrofone, ngira ijwi rinduta, kongana ijwi ryanjye ringana riranduta cyane, bagabanye mikrofone noneho dukingure wenda kuririmba byasa n'ibyagize. Ibyuma bizana umwuka twashyizemo ibi ngibi kugira ngo bizazana uhagije, nukongeramo ibindi kugira ngo ubwo bushyuhe tuburwane, nabyo turabyongeramo. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Arivuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yaba narinzi kuririmba badire nge cya gitero kivuga ngo senga wongere usenge, ariko nta muntu waba senga wongere usenge. Senga kwawe haleluya, yoza mukiza haleluya, yishyize kugawe ngabo senga wongere usenge. Kangaye kusenga kwawe ukari yoza mukiza satanginga yishyize kugawe.
buzima bw'umukristo. Amen. Gusenga mu buzima bw'iki bw'umukristo. Niyo magambo numva yuzuye muri ino minsi, kandi ndimo gusoma Bibiliya iryohera, ariko ndimo gutegura ijambo ryo kugira ngo nganirize abera b'Imana, kuko n'uyu munsi niryo twaganiriye hano ku itorero rya Nyanza. Numva Imana impaye rino jambo rivuga ngo gusenga mu buzima bw'umukristo. Amen. Asifiwe, haleluya. Gusenga mu buzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo bugizwe no gusenga. Ubuzima bw'umukristo bugizwe n'iki? No gusenga. Gusenga ukuyemo, gusenga ubikuyemo bukristo bingana n'ubupagani. Ubukristo buhwanye no gusenga, gusenga bingana n'ubukristo. Navuge ngo amen. Amen. Nakongera cyane amen. Gusenga n'ubuzima. Ubuzima turabwumva iyo umuntu arimo guhumeka, ntiyamenya ubwiza bw'umwuka, abimenya iyo arimo gukurwa mu mwuka, barimo kumwongerera bahaga. Uriya muntu barimo kongerera mu mwuka, ntiwamubwira ngo umusezeranye ibindi, ngo umubwire ngo dore etaje ndayiguhaye, dore ngo kize nguhaye bebiti ngiriya, dore uruhande w'amateka wawe kuse. Ibyo nta kintu byamumarira, nta kintu yabavuga. Uyu murimo aravuga iki? Cyama basiga mu buzima. Uyu utakaza amaraso umutsi wacitse, cyangwa abamama byagenze kwa kundi amaraso arimo gusohoka ari menshi, ageze kuri finale amaraso arimo ashira byumva, ntiwamubwira ngo dore uhawe visa, uhawe promosiyo. Yakubwira ati ibyo ni ibiki? Nta gaciro, kuko ubuzima burimo buragenda. Niko ubuzima bw'umukristo bumera budasenga. Ubuzima bw'umukristo udasenga niko bumera, ameze nk'umuntu uri hafi kurangira, ariko ntitwabimenya ab'itorero tukagira ngo umuntu ni muzima. Ntabwo twabasha kumubona ngo tumubwire ngo pole, ariko mu ijuru baba bifashe ku munwa bavuga ishyano riraguye, Mana yo mu ijuru we kibwaragiye n'ukuri kw'Imana araheze pe. Ubwo buzima burimo bugenda bushiramo gusenga, amaherezo y'uwo muntu burapfa, kuko yatakaje gusenga. Gusenga ni ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Atakaje gusenga, atakaje ubuzima bwa gikristo. Torero mwe mureke dusenge. Haleluya. Ubuzima bw'umukristo ni ugusenga. Gabanya ibyo watubwira bindi, gabanya iby'amatitire n'amapromosiyo, gabanya igihe kirekire watubwira umaze mu idini, ahubwo atubwira ubusabane ufitanye na Yesu. Haleluya. Abitorera tera haleluya. Tubwira icyo tubwira umugari bw'Imana. Mwanditseho mu Efeso 6, abamwanditseho mu Efeso 6, mwavuge ngo amen. Amen. Murikira gatoya. Mwanditseho mu Efeso 6 yavuze 1:15 yavuze iki? Ngo senga Imana ubudasiba n'abasabiro ko senze. Imana y'Umwami wacu Yesu ari nayo se bibaho umwuka wishurirwa bitume muyimenya. Mwavuge amen. Senga ubuzima bwo gusenga nibwo buzatumuhishurirwa Imana. Abamurikiye tera haleluya. Ubuzima bwo gusenga nibwo butugeza ku rugero rwo kumenya Imana nyakuri. Haleluya. Imana nibaho mu haleluya. Ibindi mugabanye kugira umwanya wo gushaka Imana. Ndasomye ijambo rirambuka munyemerere mvuge gatoya. Umwami wanjye Yesu ndamukunda cyane. Tubanye muri ino minsi dufitanye urukundo rudasanzwe. Kristo dufitanye urukundo nk'urw'abasheri. Turakundanye mu buryo butangaje. Munyemerere muvugeho gatoya. Vuga ngo muvuge. Nanyemerere nkamuvuga umwami wacu. Iyo nariye mu muryango wa Yuda, ni igitare cyo mu muryango wa Dawidi. Mwumve, uwo nguwo wari Imana akiyambura umumana akambara kamere k'umwana w'umuntu. Uwo nguwo utaranze gupfa urupfu ndetse n'uri rwo ku musaraba. Uwo nguwo wavutse agakura. Uwo nguwo wakoze imirimo n'ibitangaza mu myaka 30. Uwo nguwo wagiye gusoza misiyo akavuga ngo kugira ngo abanyamahanga bizere n'abari mu mwijima
musenge ubudasiba. Haleluya. Ngo mu bihe byose byo gusenga muhore mugira gute? Musenga. Abigishwa baramubwira ati twigishe gusenga nk'uko Yohani yabyigishijwe abigishwa biwe. Arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data we. Umva niwe wadekaraye ku mugaragaro ko Imana ari data. Yego tumukunde. Yaradekaraye ku mugaragaro ko Imana ari data. Ntagire ukubwira ujye uvuga ngo ufite data Imana. Ubwo bari gushire ngo ufite se. Yego. Ariko Dufite data. Dufite data. Yego. Dufite data. Imfubyi nimuhumure dufite data. Ndamufite. Yaravuze ngo mujye muvuga ngo data watwezuye. Izina ryawe rigira gute? Yubahwe. Ubwami bwawe bugira gute? Uko gusenga bimanura ubwami bw'Imana. Ni ukuri. Ntabwo uzi ko gusenga bimanura ubwami bw'Imana. Haleluya. Kandi aho ubwami bwose buri niho za minisiteri zose ziri. Yego. Nyakubahwa muzehe wacu kurya haba yagiye za minisiteri zose w'ibiza, uw'umutekano, uw'imari n'ubukungu, uw'amashuri, uw'ubuzima, bose niho baba kugira ngo bigende bakemure ikibazo icyo ari cyo cyose. Kandi ntabwo ari kuvuga ngo ikibazo cyawe akareba minisitiri runaka icyo wacyumvise twikomereze ubwo tayari cyane. Yesu adekarara ko dukwiriye gusenga. Bene data nimusenge, nimusenge mwavuge ngo amen. Nimusenge. Intwari zose za Yesu zarasenze. Intwari zose za Yesu zarasenze. N'abanyantege niyo bahindutse abanyembaraga kubwo gusenga. Haleluya. Niba abandi basakiye ariko bibitseho gusenga. Bibitseho gusenga. Bwana asifiwe. Gusenga gusa. Uzi ko gusenga kugira amatwi. Uzi ko gusenga kugira amaguru kwiruka. Uzi ko gusenga kugira amaboko gukora. Uzi ko gusenga kwihariye. Uzi ko gusenga ufite ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibidashoboka. Gusenga gusa. Gusenga gusa. Gusenga gusa. Navuge ngo amen. Yesu atavuga ngo musenge ibihe byose byo gusenga. Yego. Gusenga nabivuze ngo intwari zose za Yesu zagiye zishobozwa muri iyi si no gusenga. Nta ntwari na imwe itaragiye muri uru rugendo yanditswe mu Baheburayo 11 itarasenze. Nayo ntabizabona uzayindi uzasoma Baheburayo 11 uzambwira ati intwari ntabwo yasenze nayo uzabona. Babanyembaraga bibikagaho imbaraga bazi yuko ari abatanu bagakuramo gusenga babaye ibigwari. Yego. Abanyamatiku rero bazi ijwi ryanjye gusa ukuntu natona gusa ukuntu mvuga ngo ringa abanyamatiku ngo tubwire murasabana na Yesu. Haleluya. Yego. Hari umunyembaraga umwe wasibitseho witwaga Samusoni. Aravuga ati jewe ndabana urugamba njyenyine rugamba ndwanye nawe ndumurikira. Abandi bahamagara ingabo bakagwana nabo jewe Abafilisitiya mwe abajinga musi we reka ndabakubita mwenyine kandi akarwana urugamba wenyine akuramo gusenga mwumve ibyaha byinjira arwanye ni agisha intare murabimva akora ku kizira ubundi icyo ngicyo cyaraziraga k'umunazira akora ku cyapfuye ntiyabyatura ari cecekera mu kanya gato yatangira kubahuka ibindi byaha agiye ku banyamahanga icyo cyaraziraga gusenga bituma tunesha ibyaha idasenga ibyaha biraza ntukandisha bizaza ariko n'ubusenga uzagira imbaraga zo kunesha ibyaha. Imana nishimwe cyane. Kanya gatoya agiye kubonabona kamini kari hano kaciriye hano abanyamahanga bazi kuzambara saturigeze hano ati yewe nderi nawe ati binde pa yo gushaka ngo abanyamahanga yabashije kare kabirikiye deri mu kanya gatoya wa munyembaraga ugasenga yaje kugwa mu maguru ya Delila arimo kumwogosha amaso igera umusatsi bamukuramo amaso ya Samusoni sije waheranira Samusoni. Ntabwo dushobozwa n'ibindi dushobozwa nuko tubanye na Yesu. Haleluya. Haleluya. Navuge ngo amen. Amen.
iby'umurimo tubishobozwa na Yesu, ibyo gukiranuka tubishobozwa na Yesu, iby'ubuzima bugoye tubishobozwa na Yesu, imibereho igoye tubishobozwa na Yesu. Yesu niwe bendera ry'abizera, Yesu niwe mbaraga. Navuge amen. Imana nishimwe mu izina ryayo. Dusoza munyemerere dusoreza aha ngaha, ndabizi yuko akanya kacu kabari gatoya. Navuge ngo amen. Murasenga gute? Uri murasabana n'Imana gute? Uri murasenga gute? Nanivuze ngo intwari zose za Yesu zarasenze. Reka yenda nivugire nkeya zihise zinzamo intwari za Yesu. Awambere Aburahamu sekuruza w'abizera, Bibiliya iratubwira ngo yarasenze atindana n'Imana, arasenga arangije ati Aburahamu we hita wimukasha dukomeze kugendana nawe kubera gukura kwawe urugero rwo gukura. Iramuhagurutsa aragenda, ngo arimo kugenda iramubwira ati nzamuha umugisha abanyamasengesho mvugana na Imana igivugana n'abayishaka, Imana ikiganira n'abantu bayo. Ntabwo uzayumva mu kabari, oya kuri Imana nakasha, ntabwo uzayumva mu kabari, oya uzayumva mu bihe byo gusenga. Bizakugora kuzayumva mu isoko, birashoboka yenda sinzi uko byaba bimeze, ariko mu gihe uyishatse. Navuge amen. Yarangije amubwira ati tugende, baragenda mu rugendo, arangije amubwira ngo Aburahamu we urangejeje, nzaguha umugisha uzogeza izina ryawe. Mbibwire neza abayizeye batindanye nabo ntabwo bajya babimbwa. Mu gihe maranye na Yesu si gitoya, mu gihe maranye na Yesu si gito, nicyo kinini ugereranyije n'igihe maze ku isi. Mu gihe maranye na Yesu sindabona unyubaha amen. Ukuri kw'Imana oya kereka bava mu masezerano y'intama yaba babimbwa nanjye mba narabaye imbwa kera, ninjye uba warabaye imbwa yawe. Mu mbwa za mbere nari nkwiye kuba ndi uwa mbere, ariko nta muntu uyiringira uba imbwa. Navuge ngo amen. Hano narahabaye ndi umukristo, niho nabaye ndi umudiyakoni, ndi umukristo, ndi umuririmbyi nyirarume. Nahabaye inkweto ijya itwigisha ubwo butayi itwigisha yigeze kubaho n'umukene n'umutindi n'isakiri birimo kunyigisha ishuri ry'ubukene kugira ngo nzabwire ko n'abakene, nzabwira abakene yuko Imana ibana n'abakene. Yambaye ubusa, ndibuka umuntu umwe ngira ubuntu amigishati, kandi n'umudiyakoni nawe baraga amasengesho hano, amigishati kingana n'umuntu tugira umugabo witwa Mugande ndamuzi, afite ibiro 150 hano angana gutya, bamigishati kingana na kuri atakiri baracizanira ngikubita yawereza ndogotse yo imwe tujyamo ubuhamya buje guteza umama imwe dukora inama n'umupasitoro wari uri hano, dukora amasengesho, twajyaga tujya muri buri rugo rw'abadiyakoni tugasengeramo buri mugoroba. Abadiyakoni duhuye nabo si hano iwacu se ndiba kubivugira ngo murumva yuko byizeye, kandi umushumba soko yareshya none tugiye mu rugo rumwe rw'umushumba umukozi w'Imana umwe arabarangije, twari tugiye gushyiramo gushyiramo amadirishya no gushyiramo pavoma. Ayo madirishya hari hakirimo udutebe twanakigenda. Umupasitoro umwe aravuga ati mwibuke ineza Imana yatugiriye, ati twese Imana yaratwibutse. Baravuga ati reka twebwe tubikuvugire, yaratwibutse. Umwe aravuga ngo ntabwo mwahita mubamenya ariko bari hano, baba hano. Ati murabizi yuko nikoreraga imizigo hano, ati ariko murabizi yuko bya Dubai byahe nimubona n'impfupfu za hano kandi by'imizigo kubera imizigo. Undi ati murabizi ko nari umusirikare mutoya ariko murabibona kamere munamwe. Undi ati murabizi yuko nakoraga nigaga kwiga ubuzima ari hatandatu busigaye nkora muri Rwanda Revenue. Undi ati ngo sigaye baravuga we barangije baravuga uretse mugabo mugabo nawe muri fani umwana w'umukobwa wari imfubyi wabaga, kandi numvaga ndi umukire, numvaga ndi bosi, numvaga ndi umuntu ukomeye. Bavuze ngo uretse mugabo bari byo bamera nk'ukuye nibuka ko inazanye inkweto itumutse, nibuka ko umwenda ishati ifite ari y'abandi, ariko bose nari nkwiye kubimbwa. Yesu we ariko nagira ngo mbabwire, nabiringiye Imana watindanye n'Imana, nabiringiye Imana watindanye n'Imana, ubyubirwa hoya haleluya. Nubwo urimo kunyura muri ubwo butayu runaka nazi, ariko komeza usenge, wongera usenge.
usenge, ba mu buzima bwo gusenga, ba mu buzima bwo gutindana n'Imana, Imana izakugirira neza. Use murabona nyambaye izo wese. Ibyo bishati n'ibiki se murabona aribyo nambaye? Agakote kameze neza bati. Aragaciye. Imana itugirira, Imana ibwira Aburahamu. Ndabura iminota nk'ibiri gusa, itatu. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira mwumve, iramubwira ngo Aburahamu we uranejeje we, ati nzamuha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, mbakunda abantu babana n'Imana b'abanyamasengesho we, nubwo abantu babonaho bicitse, ariko ijuru ryo riba rivuga ngo nzamuha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, abakurikiza umugisha nzabagira uzabaha umugisha, nzabishyira hejuru, numva biringiye Yesu. Namvuge ngo amen. Amati umugisha uzamana ubuhe, umudamu wanjye apfuye ari nta mwana, ibintu byanjye bizahabwa Eliyazeri. Nagisha avuga ati ndirahira si we bizahabwa, umudamu wawe mukecuru azabyara, umukecuru w'imyaka 90. Ijoro rimwe sinzi uko byagenze, mu mezi 3 agiye kubona umukecuru atangira guruka. Ese bite mukecuru kushiraho, simbizi sinarimaye ariko niko nimaje. Arangije ati sinzi byaba mu kandi kanya mu mezi 6 bari kubona umukecuru w'imyaka 90 na muzehe w'imyaka 100. Isezerano ry'Imana. Navuge ngo amen. Akomeza kubana nayo, munyemerere gusonga basi, akomeza kubana nayo. Arangije amubwira ati soje amasezerano Aburahamu, nzakomeza kukugirira neza, neza yawe narayibonye Mana we, gutindana nawe ni byiza. Birangije amubwira ati kuko twatindanye, reka mwereke ururembo Siyoni, wimwereka mu buturo bwera Yerusalemu, abera bazaba abishurirwa inzu yiwe azajya kubamo. Aravuga ati nkazabaramuka nubatse inzu hano mu isi irarora, nzigumira mu mahema kubera iriya nzu. Mwe nabo bamenye amakuru mu izina rya Yesu. Komera Imana yacu amashyi menshi mu izina rya Yesu. Duhagurukire imbere y'Imana mu izina rya Yesu.